ikaze shuti abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari East Africa, abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, mwese tubahaye ikaze. Ni Harerimana Werarisi turi kumwe, ntabwo turi twenyine, turi kumwe na mwene data umushyitsi ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Agiye kutwibwira amazina, hanyuma namara kutwibwira amazina turongera tuganire, tumusengere. Kandi nzi neza ko murabona umugisha w'Imana kuko ni umukozi w'Imana, kandi ndazi ko atuzaniye ibintu biratwubaka, birubaka imitima y'Abanyarwanda, birubaka imitima y'abantu batuye ku migabane itandukanye y'isi. Abadiaspora mudukurikiye mwese, ndazi neza ko murafashwa. Tuguhaye ikaze mwene data ngo twibwire, ni karibu. Nitwa Rutayisire Emile, nkaba ndi umuvugabutumwa nsengera kuri Zion Temple Gatenga. Ndagushimiye umukozi w'Imana Werarisi kuba umpaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Imana igumugisha kandi wimbe mwikaze. Abantu muri Zion turabakunda, muri inshuti za gusengerwa, turabakunda cyane. Reka dusenge Imana hanyuma utugezeho ijambo ry'Imana, kandi tuzi ko tunagira umugisha kuwiteka. Imana, mu izina rya Yesu Kristo tugushimira imbaraga zawe, tugushimira umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko warinze mwene data ukamurinda aho ari mu murimo w'Imana. Turagushimye ko natwe waturinze uyu mwanya agiye kubonekaho ijambo ry'Imana, ageza ku bantu b'Imana ijambo ry'Imana, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu cyacu, abari muri East Africa bose. Tuzi neza ko uri umunyembaraga. Umushyigikire, uzamura amavuta ye, umushyigikire, ubwiza bw'Imana buganze. Umuntu wese uzumvira ijambo azahemburwe naryo, umwuka wera azamushyigikire. Icyubahiro cy'Imana kizahembure imitima buri muntu wese uzumva iri jambo. Mushyigikire muri iri jambo ubwo agiye kutuganiriza, imitima yacu igubwe neza, buri muntu wese ahemburwe n'iri jambo. Tuyambaje gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Ni ibice bibiri kuva ku murongo wa 6 turagera ku murongo wa 9. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa isi n'ijuru n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzazuzamo ubwiza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza n'izanjye n'izahabu nazo n'izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Ahangaha rero muri iki gice tumaze gusoma turasanga ibingibi ni Uwiteka wabivuze. Yabibwiraga Abayuda abinyujije ku muhanuzi Hagayi, no ku mutware w'Ubuyuda witwaga Zerubabeli, ndetse n'umutambyi mukuru ari we Yosuwa. Bari barariye baradamarara, biyubakira amazu y'ibitamenwa, ariko bibagirwa inzu y'Uwiteka ngo ihinduka umusaka. Uwiteka rero abivuga abibutsa yuko isi n'ibiriho byose, no kuvuga ngo ifeza n'izahabu byose ko ari iby'Uwiteka, ko afite ububasha butigisa isi n'ijuru n'inyanja n'ubutaka, ariko icyo ashaka akakigeraho, ko afite ububasha n'imbaraga zihindisha amahanga yose umushyitsi. Ibyo Imana yabwiye Abayuda kiriya gihe ni uyu munsi iracyabivuga. Ibintu bishobora guhinduka n'abami bagahinduka, ariko Imana ihora ari imwe, yo ntihinduka. Ibintu birasaza ariko yo ntisaza.
ibyo yavuze rero n'uyu munsi biracyariho, kuko uko idasaza niko n'ijambo ryayo ridasaza. Uyu munsi nabyo ibwira abantu bayo uyu munsi rero. Birashoboka ko hari abantu bashobora kuba banezerewe uyu munsi bari mu nzu z'ibitamenwa badamaraye, ariko baribagiwe umurimo w'Uwiteka, baribagiye inzu y'Uwiteka. Iki rero ni igihe cyo kugira ngo nabo iri jambo ribakangure, babashe kuba basubiza agatima impembero, barebe icyo bakorera inzu y'Uwiteka n'umurimo wayo. Ntekereza rero iri jambo byaturutse ku muntu twaganiriye. Yari umuntu nabwirije ubutumwa, iyo mbonye umwanya nkahura n'umuntu akampa umwanya ndamubwiriza nkanigendera, umwuka wera agasigara akora akazi ke. Hanyuma hashize igihe aza kumbwira ngo ibyo yasanze ibyo abantu barimo byo gusenga, iby'umwanya bamara mu gusenga nta kintu bimaze, ko adashaka kuzongera kubyumva, ko gusenga n'ibyo abantu bakora byose umwanya ko ari uguta umwanya, ko bitatuma umuntu atera imbere. Ariko nje gukurikirana nsanga hari ahantu yavanye amafaranga. Mu byo yarambwiye ngo ndashaka kwiyubakira inzu, hanyuma nkubaka amazu, nkashaka amafaranga, narangiza nkadamarara, nyine nkayarya nkadamarara. Ibyo rero kuba yarambwiye ko gusenga no kuba mu murimo w'Imana nta kintu umuntu adashobora gutera imbere, numvise ngize akantu ndabyibaza. Ariko nza gusanga atari we wenyine wari ubivuze, si we wenyine wari ubimbwiye, ariko hari n'abandi bavuga butumwa, abakozi b'Imana bigeze kumbwira yuko abantu bagiye bababwira gutyo, ko ibyo barimo nta mumaro, ko ari uguta igihe, ko bameze nk'abasazi, mbese babahindura ubusabusa. Ariko nza kwibaza ibibazo byinshi, ndavuga ngo se uyu muntu yamubwira iki? Birashoboka yuko wenda umuntu ashobora kuba afite ubumenyi bukeya. Ntabwo ibyo umuntu azi yakomeza ko ari byose. Niyo wamenya byinshi ariko ntiwamenya byose, kandi ibyo utazi ntibivuga ko bitabaho, ndetse n'ibyo utizera ntabwo bivuga ko bitabaho. Niba byizera, niba biriho, ntabwo wowe wabivanaho kubera ko utabyizera. Hanyuma rero ndatekereza, ndavuga ngo ese uyu muntu yamubwira iki? Ese uyu muntu utekereza gutya ari usenga n'udasenga, umuntu yamubwira iki? Sanga rero uyu muntu yamubwira yuko gusenga atari uguta umwanya. Byashoboka ko ari abasengera mu mbaraga nkeya, ariko ikibazo ntabwo ari ugusenga, ahubwo ikibazo ni imbaraga nkeya umuntu asengeramo. Byanashoboka ko hari n'usenga neza, wenda agasengera mu kuri no mu mwuka nk'uko Bibiliya bitubwira, ariko nawe ntiyakwikoma mu gatuza avuga ngo hari aho yagezeyo. Niba usenga ntabwo wagezeyo, ukomeze usenge na Yesu yakomeze gusenga. Igihe cyose yazamuka ku musozi akajya gusenga, akaza yambaye imbaraga, ntabwo Yesu yigeze areka gusenga. Ndagira ngo rero mbwire n'umuntu wumva ko yagezeyo mu gusenga, kugira ngo yitonde atazamera nka Eliya. Umunsi umwe wigeze kuvuga ngo ni wowe wenyine usigaye, ni wowe wenyine ushoboye, hanyuma agafatwa n'umwuka wa Yezabeli watumye yisabira gupfa, kandi koko yarapfuye. Ni uko byitondera rero. Bivuga ngo hari icyo umuntu ashobora kwiga, hariho umuntu agomba kugera. Umuntu agomba guhora yiga ibyo utazi, ugashakisha uko bimenya, kandi n'ibyo umenye ntiwumve ko ari byo, ahubwo ugakomeza guhora wiga. Hanyuma naribaje ngo gasuzugura abakozi b'Imana, agasuzugura abana b'Imana, agasuzugura umurimo w'Imana, agaturuka hehe? Ariko nza gusanga niba ari n'ibyo umuntu atunze, hari ibyo umuntu yakagombye gutekereza. Hari abantu uyu munsi bashobora bibwira ko badamaraye, bicaye mu bintu bameze neza, ariko nagira ngo mbibutse, nubwo waba umeze neza, ibuka ahandi wavuye, ibuka aho Imana yakuvanye. Hanyuma numara no kubyibuka, utekereze ko hari icyo Imana igushakaho. Niba Imana yarakurinze ikakuvana hahandi, uyu munsi ukaba wicaye mu bitamenwa, ukaba ufite amafaranga, ukaba umeze neza, ibuka yuko hari Imana yakuvanye. Niba uyu munsi udamaraye ukabona ko gusenga nta kintu bikimaze,
ibuka yuko Imana yigeze kugukiza indwara, wibuke aho yakuvanye. Ibuka cyagiye abavandimwe bari baragutaye, inshuti zari zaragutaye, hari ahantu ninde wakuvanyeyo. Ibuka hahandi muri cyagiye cyari gikomeye, nta muntu ukireba undi, umuntu yabuze naho yihisha. Ese hahandi wari uri abantu baguhiga, abantu mu bihe igihugu cyanyuzemo, ninde wakuvanyeyo. Ndibuka hari umwana w'umukobwa yari afite munsi y'imyaka nk'imyaka 10, ariko afite kandi bari kumwe k'imyaka 3. Bici wabo barabahiga, baragenda birukanka barimo guhunga, ariko baza kugwa mu cyo bari bacukuriye umusarani. Baguyemo basangamo inzoka. Inzoka ikazajya ibeberekera kandi bayikandagiye ntibarye. Ese inzoka wayikandagiye, bantu b'Imana ko muzi uko bigenda, inzoka irakurya utanayikandagiye, noneho wayikandagiye urumva yakwihorera. Aho ni Imana yamuvanyeyo. Uwo mukuru ngo yarajya ajya no mu mirambo, ahantu bari bashyize imirambo, yumva ijwi rimuvanayo riramubwira ngo va muri iyi mirambo, ugomba kubaho. Kandi koko yabayeho n'uyu munsi ariho. Ikintu gishimishije ariko ni uko uyu munsi namenye ko asenga, ntabwo Imana yayitaye. Ese nawe ntabwo waba wavuye ahantu nk'aho ngaho byatuma wibuka ibyo Imana yagukoreye naho yakuvanye, ku buryo utasuzugura umurimo w'Imana, utasuzugura n'abakozi b'Imana no gusenga, ugasubira inyuma. Ibuka. Birashoboka yuko ufite n'ibibazo wenda ntumenye icyabisubiza, ariko nagira nkubwire yuko ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose Yesu ashobora kugisubiza kandi agutegeye amaboko. Ibyananiye abana b'abantu Yesu arabikora. Ibyo siyansi idashobora Yesu arabikora. Birashoboka yuko ushobora kuba ufite inzu nziza, ariko ukaryama ntusinzire kandi ufite igitanda cyiza. Birashoboka yuko ushobora kuba ufite amafaranga kuri konti ariho n'ahandi ariho, ariko umubiri wawe ntubyemera. Nabonye Imana ikiza na kanseri. Imana ikiza kanseri, Imana itanga apeti, Imana itanga ibiryo. Ese ntabwo wibuka ko Imana yigeze kukugabura byibura n'umunsi umwe? Ibuka. Hanyuma uve mu kamenyero, uve mu kumenyera Imana, uve no kumenyera abantu b'Imana. Niba utanasenga ariko wibuke yuko Imana igira gute isubiza ibibazo umuntu afite. Imana ishobora kukuvana aho wari uri, ariyo yonyine ishobora kuhakuvana ikagira naho ikugeza. Ibuka ibyo utunze byose ni iby'Uwiteka. Ari ifeza. Niba ufite amafaranga, niba udafite amafaranga, menya ko Imana yafite. Ifeza n'izahabu ni ibyayo. Isabe iraguha. Niba unayafite, ibuka ko ari ayayo. Ibuka ko uzabazwa uko yakoresheje. Uyadamarara rero, ntabwo yaguhaye kugira ngo uyarye gusa, nibyo ikubeshaho, yaguhaye n'ubuzima bwiza, ni nawo umugambi. Ariko ibuka yuko Imana yabiguhaye kugira ngo uheshe icyubahiro, wubahe umurimo wayo, wubahe abakozi bayo. Subira inyuma wibuke. Ibikwibutsa birahari, ariko n'ibikurwanya birahari. Ese bura nta bintu bikunigagura utazi ibyo ari byo? Ese nta bintu bikugoye? Urifuza kubyara, urifuza gushaka, ibyo byose Imana yarabifite mu biganza byayo. Nagira ngo nkubwire ngo rero nta handi hantu ushobora kuvana ibisubizo. Birashoboka ko wagerageje ahantu henshi, cyangwa hari n'ibyo watekerezaga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kwa Yesu hari ibisubizo. Hari abantu babibonye, twarabibonye, turabagabo bo kubihamya. Ngwino nawe aragutabara, ngwino nawe agufashe, kandi arashoboye kandi agutegeye amaboko. Hari ibyo yifuza ko hari uvamo, ko hari ibyo wareka. Birashoboka yuko hari ibyakugoye kureka, inzoga, amatabi n'izindi ngeso mbi zindi. Ndagira ngo nkubwire ngo ushake, niba nabyo uri umuntu urushye kandi uri umuntu urwowe, uri indushyi yo gufashwa. Yesu rero ajya avana umuntu mu bibazo, ariko ajya avana n'umuntu no mu ntege nkeya. Ndagira ngo nkubwire ngo niba uri muri iki gice cy'aba bantu ngiye kukubwira, Imigani ibice 6, kuva ku murongo wa 16, nawe uri indushyi ndetse uri umutindi wo gufashwa. Hindukira, Imana igire gute? Imana ikuvaneyo, Imana igufashe kandi yabishoboye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi.
amaso y'ubwibone n'ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Isuzume urebe niba aha hantu urimo hanyuma Uwiteka kugiriye neza, naho ibindi byose ukiranutse n'Uwiteka. Uwiteka arabifite kandi yiteguye kubiguha. Amen. Hanyuma ndeka noneho nje ku bantu basenga n'abakozi b'Imana, ba Kristo bavandimwe, bakozi b'Imana mu byiciro murimo. Ndagira ngo mbabwire yuko uko ibintu twabitekerezaga uyu munsi siko bikimeze. Uko byari muri 60 uyu munsi siko bigikorwa. Uko ubutumwa bwavugwaga abantu ikoranabuhanga ritari ryaza siko bikimeze, ibintu byarahindutse. Dukeneye izindi mbaraga, dukeneye gusenga birenze uko tugomba gusenga, dukeneye icyadufasha kuva muri kano gasuzuguro k'abantu badasenga, n'abantu bumva ko gusenga bidafite aho biganisha umuntu, n'abantu badusuzugurana Imana. Iyi Mana ifite ibintu byose mu biganza byayo kandi ifite imbaraga zo gutigisa isi n'ijuru n'inyanja n'ubutaka n'ibiriho byose, kandi igahindisha amahanga umushyitsi kugira ngo igere ku cyishaka nawe kugeza ku cyo ishaka no ku mugambi yakugeneye. Hari ibintu abantu bagomba guhindura. Ibyakera byararangiye, uyu munsi turi mu yindi si isaba izindi mbaraga, isaba indi myumvire, isaba indi mitekerereze, isaba indi mikorere. Ibintu byarahindutse. Ubu ngubu mbere abantu bajyaga bigishiriza mu nsengero. Ubu noneho haje ikoranabuhanga, ntabwo ari twebwe tukibigisha twenyine, hari ibindi bibigisha kuri za social media. Hari ibindi biza tutazi ahantu, n'abana bacu uyu munsi ntitukibasha kubikontorora. Ubu rero tubaha, hari abandi babaho uburere kandi ntabwo ari bwiza. Birasaba ko rero abantu bahindura. Hari abafarisayo bari bariho ku bwa Yesu, ariko n'uyu munsi baracyahari. Ntibahindutse, ahubwo bazanye imikoranabuhanga, bazanamo n'ibindi. Bibiliya ibagiranya ngo nk'imva basize ingwa zera. Ubu noneho bahinduye umuvuno, ahubwo bashyizeho n'andi mabara. Yesu bashatse kumutera amabuye inshuro nyinshi no kumwica. Ubu noneho ntabwo ari amabuye bagikoresha, bazanye ibifaru, bazana n'indege. Intwaro zarahindutse. Ubu se muri tugikeneye gusenga nk'uko twasengaga kiriya gihe. Ibintu bigomba guhinduka. Abarozi ubu ngo twari tumenyereye, turi abana twari tuzi ko abarozi ari twadusasa twambaye nabi, n'udukecuru twambaye nabi tw'udukene. Ariko uyu munsi ni babandi b'abasirimu, ni babandi bafite amafaranga, b'ingutiya ndende zigera ku birenge, b'ibitambaro, yewe ntibagitinya n'urusengero. Kandi uyu munsi ntiwanamuvuga, niyo waba ufite amaso amureba ntiwamuvuga. Ese ubu ngubu murabona bidakomeye? Ejo bundi nakurikiranye igikombe cy'isi muri Qatar. Hari ibyo bavuga ngo hari uburenganzira bw'abantu ngo nibabishyireho. Igihugu barakizengereza, abantu barabazengereza ngo nibaza n'ibintu bidahuye n'umuco wabo. Ese murumva ibintu bidasaba izindi mbaraga? Uko ubuhamya, reka tuve muri cya gihe abantu babaga mu buhamya ngo tukiri iyo ngiyo, ngo tukiri mu mashyamba tukiragira inka, ngo Imana yajyaga ikorana natwe, ubuhamya bukaba ari ubw'iyo ngiyo. Ubu dukeneye ubuhamya bw'uyu munsi, dukeneye ibintu bifatika, dukeneye ibintu biri mu buryo, dukeneye ibintu bisobanutse by'uyu munsi. Ntabwo dukeneye inkuru za Hana ahabwa umwana, ni iby'icyo gihe. Ariko uyu munsi agahinda abantu bafite n'ibyo barimo kunyuramo, barashaka ibisubizo by'aka kanya. Bakeneye abantu buzuye imbaraga, bakeneye abantu bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Ngo ibimenyetso n'ibitangaza uyu munsi byabaye ingume, uyu munsi turabikeneye. Dukeneye abantu buzuye izo mbaraga rero. Dukeneye abantu bakora ibirenze iby'amagambo, kuko abantu barayumvise, ariko bakeneye ibifatika, kuko ni nabyo isi yumva. Kandi niyo tugomba kubwiriza no kuzana no kuyikura mu gasuzuguro ifitiye abantu b'Imana no gusenga.
dukeneye izindi mbaraga rero. Hana yari ababaye ariko nanjye ndababaye uyu munsi. Nkeneye umwana uyu munsi wimbwira wa Hana byamfashije kwizera, ariko uyu munsi nkeneye umwana wanjye uyu munsi. Agahinda mfite nta wundi ushobora kunyinjirira mu mutima, ariko nkeneye icyamvanayo, nkeneye icyamfasha, nkeneye icyankura, nkeneye icy'uyu munsi. Dukeneye rero ba Eliya, dukeneye ba Eliya na ba Elisa. Dukeneye Eliya utaduteza intambara ariko ushobora kudukubitira ibiturwanya uyu munsi. Dukeneye Elisa utaduteza amadubu ariko wadukubitira ibiturwanya uyu munsi. Turabikeneye rero, dukeneye ko ibintu bihinduka. Uyu munsi isi igenzwe n'amafaranga. Reka isi yo kudutera ubwoba ngo tumvishe yuko ngo kuvuga umuntu najya kuvuga ubutunzi ababwiye, umuntu najya yigengesera cyangwa kandi ibintu byose mu rusengero no mu buzima busanzwe bidusaba amafaranga. Ntabwo amafaranga ari ya Satani rero, nta nubwo arayisa. Amafaranga ni ay'Imana, n'imitungo yose ni uw'Imana. Amahame n'amahame yagenga muri Bibiliya abamo no mu buzima busanzwe abamo, ariko ni ay'Imana. Ntabwo rero tugomba kugira isoni zo kuvuga ku mafaranga no kuvuga no kugaragaza ibyo abantu bakeneye. Reka tuve mu myumvire ya kera twinjire mu myumvire mishya, hanyuma duhindure imitekerereze n'imikorere kugira ngo aka gasuzuguro isi ifite ku bantu b'Imana kandi ikintu ikora no gushaka gucecekesha abantu b'Imana. Satani mu ntwara afite nizo gucecekesha abantu. Satani ashaka ko abantu batavuga. Turwanisha ururimi, turwanisha kanwa. Satani umunsi yakurashe akakubuza kuvuga, agafunga umunwa wawe, uzamenye ko yakurangije. Ikindi Satani azakora, azafunga inzira zose ushobora kuboneramo ikintu cyose cyagutabara. Ni ubutunzi rero, ntazemera kuvuga ubutunzi, ntibibaho. Abantu rero bigize abanyamwuka cyane bazi ko ngo kuvuga ku mafaranga ngo ari ukugira kuba mu mwuka mukeya. Ni imyumvire ipfuye. Amafaranga niyo akora ibintu byose, kandi bagira aho ngaho bakagira gute, bagira aho ngaho bakayashaka. Ni ngombwa rero ko babihindura. Nta hantu na hamwe bibwira yuko ubukene, ngo mu bukene umuntu ashobora kugira gute ngo kunezeza iba, ntibishoboka, ntibibaho. Mu bukene umutima wuzuye ishyari, wuzuyemo agahinda, no gusenga ntibikunda. Ntago bikunda. Ntabwo rero ubukene, nta hantu namwe muri Bibiliya Imana yigeze itanga umugisha ikoresheje ubukene. Umuntu usoma Bibiliya agasanga umurongo n'umwe muri Bibiliya uvuga ko Imana yahesheje umugisha umuntu imushyize mu bukene, azatubwire. Hanyuma akenshi abantu bakunda gutanga ibisobanuro kuri iki ngiki bahere ku murongo wo muri Matayo 5:3 ngo hahirwa abakene ku mutima, ngo kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ntabwo ubukene ni ijambo ry'Imana bakeneye. Nubwo bukene Imana ivuga, ntabwo ivuga ubukene bw'iki, ubukene bw'amafaranga cyangwa ubukene bw'ubutunzi. Iyo tuvuze amafaranga, ubutunzi ni byose birimo. Hanyuma muri Bibiliya birasaba ko umuntu abishyira muri context yabyo bikumvikana. Hanyuma muri Bibiliya harimo imirongo myinshi cyane ivuga uko abantu bagomba kubaho, bakubaha Imana, bagakorera Imana, ariko bakibuka n'icyo Imana yavuze n'amasezerano yabahaye, n'ibyo yashyizeho nk'umurongo cyangwa nk'amategeko bagomba gukurikiza kugira ngo bashe kubaho kandi babeho neza. Muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 8 yabwiye Yesu, iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe kandi ukabashishwa muri byose. Bibiliya nta kintu itatubwiye. Yatubwiye ibintu byinshi, itubwira ibintu byose. Dukeneye rero guhora tubizirikana kandi tukabishyira mu bikorwa. Bibiliya tukayivana mu nyuguti tukayishyira mu bikorwa. Ibintu biri mu nyuguti, biri mu magambo, ntibyumvikana kandi si igisubizo. Imana niyo igiye gusubiza umuntu, ntabwo imusubisha ane masezerano, ayimusubisha ibikorwa bifatika. Niba ari imodoka ikayimuha, niba ari urugo ukarimwubakira. Ntabwo rero Imana nayo irabizi ko ibikorwa ari ingenzi. Abantu nibave mu byo bari bamenyereye,
hanyuma bajye mu bifatika. Hanyuma reka wenda tuvuge ku kindi kintu kindi, ubukire n'ubwo Uwiteka. Uwiteka rero ashaka gutungisha abantu be, akabaha ubukire, akabaha ibintu bifatika, ariko nawe akabasaba yuko batamuta. Kuko Matayo 6 ibice 6:33 haravuga ngo mubanze mushakishe ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Uwo ni Yesu wabivuze. Ntabwo ari Imana yabuze ibyiha abantu, ahubwo abantu nibamenye icyo Imana ibashakaho, bamenye ikibanza, bamenye n'igikurikira. Ubwami bw'Imana ntiburwana n'ubutunzi, kuko ubutunzi buturuka ku Uwiteka, kandi Uwiteka ntiyakwirwanya. Ni igikoresho akoresha kugira ngo ahe atungishe abamwizera. Hanyuma muri Yesu, umuntu wavutse bwa kabiri, wakijijwe, muri Yesu harimo byose, harimo ubwisanzure n'ubwigenge mu bijyanye n'umutungo, kandi buri muri Yesu birimo. Tutari buze kuhasoma wenda, ariko uze kuyisomera nawe, ariko nawe ugerageze wishakishirize. Mu ibaruwa Paul yandikiye Abanyefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 17 kujya ku 23, urabisoma urabisanga. Hanyuma Bibiliya ntabwo igiceceka ku by'umutungo ari byo yavuzeho. Iyo tugiye mu Gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 2, Bibiliya itubwira yuko Uwiteka azagusumbisha amahanga yose, ni wowe nanjye, ibyo ni isezerano ryacu. Ku murongo wa 12 akavuga ngo uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Ku murongo wa 13 akavuga ngo azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo, kandi ngo uzaba hejuru gusa ntuzigera ujya hasi. Aya ni amasezerano yaduhaye. Umuntu wizeye Imana, uzi ubutunzi bwayo, wisobanukiwe, aha niho agomba kuba ahagaze. Ariko ntibishoboka, ntabwo ushobora kuba umutwe ngo bishoboke nta butunzi ufite, nta mafaranga ufite. Ntibibaho. Niba bikubwiye bakubeshye. Hanyuma birasaba ubwenge no gutekereza. Umuntu agashakisha, agahindura imikorere, agahindura imitekerereze. Hanyuma mu Migani 4:7 haravuga ngo nitumenye ubwenge. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi, nuko rero mushake ubwenge, ndetse ibyo mutunze byose ubishakishe ubuhanga. Ubuhanga n'ubwenge nibwo buzatuvanayo. Akamenyero ko kuva mu byamenyero ukinjira mu bishyashya, ukamenya uwo uri, ukamenya naho ugomba kugera, ukamenya icyo Imana yagutegereje, kandi ukagisobanukirwa, ukagishyikira. Nibyo bizatuvana muri kano gasuzuguro ko kugaragara nk'abadashoboye, nk'abadasenga. N'Imana yacu nk'aho idashoboye kandi ifite byose kandi ishoboye. Iyo tugiye muri Yobu 28 ku murongo wa 28 haravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Hanyuma wajya wenda ubishyize wenda nko mu zindi ndimi, mu Gifaransa bavuga ngo puis il dit à l'être humain la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Nukuvuga ngo birasaba ubwenge, birasaba n'ubushishozi. Ni ngombwa rero ko abantu bamenye ubwenge kugira ngo bashe gukikira iby'Imana yabahaye. Reka turebe mu Migani 10:4 haravuga ngo ukuboko gukora kudeha kuzakena, ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ese urambwira yuko ushobora kuba umukire cyangwa ukaba umutwe uri umunebwe? Ese urambwira ko wabigeraho nta bwenge ufite? Ntabwo byakunda. Birasaba rero ko abantu bahindura imitekerereze, kandi bakumva ko ubutunzi ari ngombwa, kandi bakabushaka mu nzira za nyazo, kandi Imana irabishaka kubatungisha, ariko abantu ntibamenye ubwenge. Hanyuma iyo tugiye mu Migani 14 umurongo wa 16 haravuga ngo impiya ziri mu ntoki y'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Namwe ni mu nyumvire. Hanyuma wenda kugira ngo byumvikane neza, dushyize mu Gifaransa havuga ngo à quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Birashoboka.
hanyuma twavuga wenda mu cyongereza hakavuga ngo why should fools have money in hand to buy wisdom when they are not able to understand it. Ibi rero birasaba ubwenge. Imana yaduhaye ibintu byose, Imana yiteguye kubiduha, ariko turasaba ubwenge bwabitugezaho n'ubwenge butuma tubasha niba binatugezeho, ariko tukabasha no kubigumana. Nta muntu wakwifuza gukorana n'umupfapfa, yamuhombye. Ariko umupfapfa nawe n'ibyo afite nta kintu byamumarira, kuko nta kintu abijugunye, nta kintu byamumarira. Ni ngombwa rero ko abantu bava mu bupfapfa bakamenya icyo Imana yabageneye, bakamenya abari bo, bakamenya uwo bizeye n'uwo bakorera, kugira ngo Uwiteka abashe kubageza ku cyo aho yabateganyirije. Reka rero wenda dusoze kino gice dusenga, ariko nifuzaga wenda kubaririmbira akaririmbo gatoya. Buriya harabukakumbuza, niba warabivuyemo gashobora kugukumbuza kongera kubisubiramo. Ubu buzima bwo gusenga biraryoha, kandi haraho Yesu yatuvanyeho naho yenda kutuganisha. Eka mbaririmbire gatoya. Ndabaririmbira iby'uwamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye iki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira, wambonye iki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari indi nshuti nka wese yakunda bayihinyuye, hari indi nshuti nka wese yakunda bayihinyuye, baramusingije basasa imyambaro, ngo hoza nahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, amfira ku musaraba, ngo nanjye angeze mu ijuru, amfira ku musaraba, ngo nanjye angeze mu ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Amen. Turashimira Imana rero ko ikomeje kutugira neza. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, dukomeje kugushimira ko uri Imana igira neza, Imana itubeshejeho, Imana yaduhaye byose, Imana ifite ibintu byose mu biganza byayo. Uwiteka nta kintu watwimye, icyo tugusabye n'ubwenge, icyo tugusabye no kugukiranukira, icyo tugusabye Uwiteka no guhora tukugisha inama kugira ngo tubashe gushyikira ibyo watugeneye. Tukweretse rero byose tubishyize mu biganza byawe, utubabarire aho twabuze ubwenge, utubabarire aho twabaye abapfapfa, kugira ngo Uwiteka tubashe gushyikira imigisha ikubiye muri Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, akadutangira byose, akareka icyubahiro yari afite, akaza mu isi kugira ngo aducungure. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka uyu munsi n'iteka ryose. Amen.